Uwiteka ashimwe, Mwami Yesu nashimwe cyane, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, Mwami wacu n'Umukiza. Iminsi myinshi cyane nari mbakumbuye, nyuma y'ikiruhuko kinini cyane, ndongeye ndagaruka gukomeza mpereye aho nari ngejeje. Ngarukanye kuvuga ku kuntu tuvugana n'Imana, uburyo umuntu yakumva Imana. Ni benshi bagiye banyandikira bambaza, umuntu avuga ati nanjye ndashaka kwiyumvira Imana ivugana nanjye itanyujije mu wundi muntu. Ubwo rero bwose ni uburyo tuzagenda tuvugaho mu bice bitandukanye, ko numva nifuza kujya nkora zino video ngufi cyane. Tuzavuga mu nzozi, video kwayo, tuvuge mu mayerekwa, tuvuge ijwi. Iby'umwuka w'Imana azanshoboza nibyo nzababwira nk'uko azaba binshoboje. Ariko ubu ngubu kwari ukubasuhuza no kubabaza uko mumeze. Uwiteka Imana araturinze muri ibi bihe isi ifite akaga. Ni ukuri twese twarabibonye ko ukuboko kw'Imana kwaremereye isi. Imana irashaka ko twihana. Samweli wa kabiri ibice 24, iyo usomye icyo gice cyose, Imana yateje Abisirayeli mu giga kubera ko Dawidi ubwo yari yacumuye. Igihe yabaza abantu akababara, Uwiteka ntibimunezeze, ariko yamutambiye ibitambo, yamwubakiye igicaniro mutambira ibitambo. Uwiteka ababarira abantu, akura mu giga ku bantu bana Abisirayeli. No kuvuga ngo rero mu bigaragaza byose ukuboko k'Uwiteka kwaremereye isi. Abantu benshi bamaze gupfa hano USA. Ubu ngubu nitwe turi imbere muri kese nyinshi za coronavirus. Ntago nzi ubu ngubu, nta makuru mfite, ariko kuva ku wa gatandatu kese zari zimaze kugera, kese za coronavirus zari zimaze kugera 124,000 by'abantu bafite iyo virus. Hanyuma 2,100 nabari bamaze gupfa ku wa gatandatu, ariko uyu munsi turi ku wa mbere. Mu gihe rero ku wa gatandatu isi yose kesi za coronavirus zari 660, abantu 30,000 nibo bari bamaze gupfa ku isi hose no kurenga ku isi hose. Ubwo rero mu kuvuga ko abantu bamaze gupfa atari bakeya, nje nawe ntacyo twatanze usibye ukuboko k'Uwiteka Imana kuturinze. Imana rero ishaka ko twihana, twihanira isi, tukihana ibyaha byacu. Ariko nanone ntacyo byaba bivuze kwihanira isi wowe nkawe ubwawe utarihana ngo umareyo neza, utarihanira umuryango wawe, utarihana. Kuko Imana ishaka ko twihana duhereye imuzi, duhereye hasi, kuko ibyaha ni byinshi cyane. Birakorerwa mu ngo zacu, birakorwa natwe ubwacu, birakorerwa mu nsengero. Insengero zarinjiriwe, society, aho dukorera, aho dusengera, ahantu hose. Mbere yuko tuvuga ngo Mana babarira isi, buri muntu wese, jewe nkanjye numva buri muntu wese yakwiheraho ko iyo umaze kwiyeza ukitunganya, ugasaba imbabazi z'ibyaha by'urugo rwawe, ibibera mu rugo rwawe, abavandimwe bawe, inshuti, mbe ukiheraho ku rugo rwawe n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango, famille, ukagera ku itorero, ukagera ku gihugu, ukagera ku isi yose. Ariko muhumure, Uwiteka Imana arahari, nkuko yadutwikirije ukuboko kwe n'ubundi aracyakomeje kuturinda. Kandi Imana yacu ni Imana yumva amasengesho, ni Imana yicaye mu ntebe y'imbabazi, ariko imitima imenetse yihana ibyaha ikihana n'iby'abandi. Kugeza uyu munota nibyo Imana ikeneye. Uwiteka Imana azumva ari mu ijuru. Buzacya rimwe, nge ndumva mfite kwizera ko buzacya rimwe tugashaka kesi za coronavirus tukazibura. Imana izahagarika umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe buke icyorezo gihagarara. Uwiteka Imana rero abane namwe, ndakomeze kubishimira, ndacyabakunda. Shalom.